twari twababwiye ibintu duheraho by'ingenzi iyo dukora igenamigambi n'ingengo y'imari, cyane cyane dushingiye kuri ya nyandiko nababwiye ibanza kuza ya mbere igaragaza ibizitabwaho. Tuba twashingiye no kuri izi targets ziri muri cyane cyane NST2 ni nkaho navuga ngo ni nkaho ari nicyo kintu tushingiraho. Dufite icyerekezo 2050 ariko muri icyo cyerekezo kigabanywamo ibice. Ubu dufite gahunda y'imyaka 5 ari NST2. Turabireba rero tukavuga ngo niba mu buhinzi twaravuze ngo ubuhinzi n'ubworozi buzagira uruhare bwo kontribute ku bukungu bw'igihugu ho 6%, bikaba biri muri NST2. Iyo tugiye kureba uburyo ingengo y'imari yagiye muri urwo rwego, turabireba tukavuga ngo ese uku byateganijwe imishinga irimo izadufasha koko tugere kuri iyo ntego. Iyo tugeze ku nganda tukavuga ngo target ni 10% nibura ya growth muri iyo sector. Uyu munsi turavuga ngo ibi twateganyije birajyana no kuzadufasha gukemura icyo kibazo. Same applies kuri private sector investment. Kugira ngo tugere hano bifite hari environment ugomba creating ijyanye nabyo n'ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma urwego rugera koko kuri iyi ntego. By'umwihariko wenda navuga kuri gahunda leta yacu ibintu ikora cyane cyane biganisha mu mishinga ibikorana n'abikorera, PPP, public private partnership. Binafite n'itegeko ribigenga na police, ni umurongo leta yihaye. Leta hari ibyo ikora igashyiraho navuga ngo ibyibanze, igatanga ubushobozi, ariko leta ntizaba umucuruzi, ntizaba uwikorera. So byinshi mubona ko ari bikorwa n'abikorera. Ibyo rero turabireba tukavuga ngo ese ibi byose byateganyijwe biroroshya gute? Harya VP ngira ngo no muri budget consultations private sector yari irimo ibirimo nayo kaza nzego zitabura kuri buri session na private sector iba ihagarariwe. No kugira ngo turebe ngo ibi twateganyije biratanga ya mahirwe yaho abantu bashobora gushora imari, ese bizakorwa gute, biza contributing gute. Navuga ngo ni kimwe mu byibanze dushingiraho mu kureba uko ingengo y'imari yateguwe.